undi murimo w'abamarayika kuvuza impanda ku munsi w'imperuka. Impanda izavuzwa kabiri, impanda izavuzwa kabiri. Hari abamarayika bashinzwe kuvuza ikirumbeti bakavuzamo, barangiza kuvuzamo impanda igatangira, ishinzwe kuvuza impanda. Impanda izavuga inshuro ebyiri, impanda izavuga inshuro ebyiri, ngo ikiri mu butaka cyose kizamuke kigana imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiri hano mu nyanja ahangaha impanda nivuga, ikizaba kiri hano mu nyanja impanda nivuga inshuro ya kabiri, bazava mu mva zabo, bazava mu mva zabo, amaso bakanaguza amaso. Nikiri hano muri iyi nyanja uri kubona, muri uruzi uri kubona uruzi uri kubona urureba, ikizaba kirimo kizavamo, kimaze kuvamo kigende kigane imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Abantu bazaba bameze nk'inzige, ndetse n'ikirimo hano mu mazi cyose kizazamuka. Undi murimo w'amarayika, urimo wa kane wa gatandatu, ni umurimo kumanura imvura. Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala yategetse abamarayika bazaza bamanura imvura. Imvura y'uwayibonye ujye ushimira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Iyi mvura yabuze nabwo ujye ushimira Allah subhanahu wa ta'ala. Hari abamarayika rero bashinzwe kumanura imvura. Uwo murimo w'amarayika niwo bita Mikayeli. Uyu Mikayeli niwe ashinzwe kumanura imvura, yarangiza ikatugeraho ikameza ibimera, ikameza imyaka yacu buri kimwe cyose. Murimo wa karindwi, hari abamarayika bashinzwe kwandika. Allahu akbar. Imana niyo nkuru. Abamarayika babiri bashinzwe kwandika, umwe ashinzwe, uw'iburyo ashinzwe kwandika ibyiza, uw'ibumoso ashinzwe kwandika ibibi. Alhamdulillah. Ese wowe muvandimwe uri kunyumva, nawe uri kundeba, urabyumva ute? Akazi utanga nakahe? Nako umumarayika yandika ibibi cyangwa nako umumarayika yandika ibyiza? Uyu mumarayika ntabwo ajya yibeshya. Ariko umumarayika ahantu Imana Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala adukundira, abamarayika mwe yandika ibibi atinda kwandika, ariko wa mumarayika yandika ibyiza iwe ahita yandika vuba na vuba. Reba akazi wahaye uyu munsi gwarurire. Uyu munsi se umumarayika wahaye akazi ninde? Ni umumarayika yandika ibyiza cyangwa ni umumarayika yandika ibibi? Ndakwifuriza ko muvandimwe unyumva na muvandimwe undeba ko Imana yaguha abamarayika bandika ibyiza gusa. Ndi mu murimo w'amarayika, murimo wa munani, kujyana roho mu nda z'ababyeyi. Bantu mundeba, bantu munyumva, kujyana roho mu nda z'ababyeyi. Roho mu nda z'ababyeyi, uyu mumarayika niwe ashinzwe kugenda agashyiramo roho mu nda z'ababyeyi. Murimo wa cyenda, kubaza abantu mu mva zabo no kubahana. Aha hantu ndahavugaho, iyo upfuye uba utangiye guhanwa, uzigwa n'abamarayika. Iyo wakoze nabi uzigwa n'abamarayika b'umwijima, bategeka imva kugenda yombana igahinduka na kirida, imva ikagukanda, iyo mva ikagukanda. Ariko iyo wakoze neza imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, Imana itegeka abamarayika imva yawe ikazamo urumuri, ukakigwa n'abamarayika beza cyane. Hariko aba bamarayika mu mva zacu, iyo dutangiye guhanwa muri ya mumva hazamo n'inzoka. Inzoka ikakwegera ikazi kukubaza iti ya masengesho wakoraga uko wishakiye, igatangira ikaguhana. Iyo rero tugezemo hara mu mva zacu, abamarayika batangira kuduhana. Umumarayika, indi murimo w'umumarayika ni umumarayika, hari abamarayika bashinzwe gusabira bemera Imana. Alhamdulillah. Hari abamarayika bahora bapfukamye basabira bemera Imana. Abo bantu bamarayika rero bo bashinzwe gusabira abemera Imana n'abantu bakora ibikorwa byiza. Rero turabasaba ko mukora share, subscribe ndetse na commentaire kugira ngo iyi video igere ahantu hose. Burya uzaba ukoze igikorwa cyiza, Imana izakiguhembera hano ku isi ndetse n'ejo ku munsi w'imperuka. Imana rero ibahe umugisha wa bilahi tawfik. Amahoro y'Imana abane namwe. Shalom. Bismillahirrahmanirrahim. Umudawati ryahamye iyamuremye Isa.